ibihe byiza mwakoze subscribe kuri Uhuru Ubuzima TV, mukomeze mugubwe neza mu byo murimo byose, ni mu byo muri gukora byose aho muherereye hose. Nk'uko twabasezeranyije rero, hano tuba turi kubagezaho inkuru ziri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ziri kuvugwa cyane, ziri guca ibintu hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nk'ubu rero tugiye kuba tugarukaho muri akanya ba nyir'utubari. Mwabimenye ko ubusanzwe bisanzwe kudaha abana bari munsi y'imyaka 18 inzoga. Ubu noneho hiyongeyeho n'abasinzi. Umuntu uzagera afatwa yahaye inzoga umuntu wamaze guhaga azajya abihanirwa n'amategeko. Mu mategeko bisobanura ngo ntabwo ukwiye guha inzoga umwana uri munsi y'imyaka 18. Umuntu wese ugiye kugurisha inzoga ugomba kwanza kumusaba icyangombwa, ariko nuko utagomba guha inzoga umuntu wese wamaze gusinda ku buryo ubibona. Ntabwo ugomba gukomeza kumuha inzoga, mu mategeko ntabwo byemewe. Ibyo ngibyo rero bagiye babyibutswa. Ubundi supermarket ntabwo zemerewe ko abantu banyweramo inzoga. Nakagombye kuza nkagura inzoga muri supermarket hanyuma nkayitahana. Ariko abantu bagiye bafata za supermarket cyangwa se business yabo bakayita ngo ni mini bar kugira ngo babashe guhita bakomeza. Niba baje kubabwira ngo ntabwo byemewe, agahita avuga ati ariko burya ngiye ntabwo ari supermarket gusa ni mini bar. Ariko nkuko twabisobanuye, icyangombwa wakoresheje mu kwandikisha ubucuruzi bwawe ntabwo gihagije kugira ngo uvuge ngo ukora iyo business cyangwa se ukora ubwo bucuruzi, ahubwo binajyana n'inyubako ufite niba ihuzana bwa bucuruzi. Ikintu rero gituma supermarket ziba zitemewe cyangwa se na liquor store zitemewe nuko zakabaye zifite bwa bwiherero. Ubundi ubwiherero bugomba kuba ari ubw'abagabo, ukaba ufite ubw'abagore, ukagira n'ubw'abafite ubumuga, ukagira hantu abantu bagomba kwicara bagomba kunywa, ariko ukagira n'ibindi. Ni ukuvuga ngo niba mu by'uri butanga utari butangemo inzoga gusa, utangamo n'icyo kurya, wakagombye kuba ufite igikoni. Muri make hari ibyo inzu yawe yakagombye kuba yujuje, inzu ukoreramo nk'inzu y'akabari koko. Igihe cyose rero ufashe liquor store cyangwa supermarket ukahita uhindura akabari kandi ntacyo ukoze kuri ya nzu, cyangwa utimutse ngo ujye mu yindi, ubu rimeze nk'urimo kuyobya uburari, ntabwo byemewe. Nyakubahwa Fandi, wowe ku bintu byo ko umuntu wasinze yahabwa inzoga, wowe urabivuga iki? Cyangwa se ba nyir'utubari ko bafatwa bari guha umuntu wamaze guhaga inzoga cyangwa bigaragara ko yamaze gusinda? Nyakubahwa Fandi, mukuru wa polisi, wowe urabitangaza iki? Ese bihanwa n'amategeko? Mudusobanurire Nyakubahwa Fandi. Ubwo turongera iki? Umuntu wese uzaha inzoga umuntu wamaze gusinda nawe ntabwo tuzamwihana. Murabyumva? Mu by'ukuri twageze ahantu umuntu yahaze yijuse, ariko ko umuntu ashaka amafaranga arakomeza amuha kuko arashaka amafaranga. Igihe cyagera kuvuga ngo umuntu bikamunanira akavubona, kandi mu by'ukuri uwamuhaye inzoga bibona ko mu by'ukuri n'ubundi yari yamaze guha. Ibi nabyo ntabwo ari byo. Ngira ngo turagira ngo twimakaze umuco wo kuba responsable. Twumve urahaze, uyu muntu yanyoye birahagije, umugira inama yo kuba yataha, cyangwa nanabyanga ukoreshe babandi inzego z'umutekano bamucyura, nananirana aduhamagara. Bose icyo turagira nacyo tukibukira. Izi nkuru zijyanye no kuba umuntu uzafatwa ari guha umuntu wasinze inzoga tube tuzivuyeho, ahubwo duhite dukomereza aya makuru agezweho muri konji Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yatanze. Nyuma y'uko Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo imenyesheje abantu ko kabiri tariki ya 2 Nyakanga 2025 ari umunsi w'ubwigenge, ndetse no kuwa gatanu tariki ya 4 Nyakanga 2025 umunsi wo kwibohora, ndetse igahita imenyesha abantu ko guverinoma yatanze ikindi kiruhuko ku minsi ikurikira yo kuwa gatatu tariki ya 2 Nyakanga 2025 ndetse no kuwa 4 tariki ya 3 Nyakanga 2025. Hari bamwe batabyakiriye neza, babivuga ukuntu gutandukanye kubera ukuntu babyakiriye. Reka twumve bamwe mu basesenguzi icyo babivugaho. Nyakubahwa KNC, kutuzi kuri umusesenguzi mu itangazamakuru cyangwa se mu bindi bintu bitandukanye, ibintu by'amakonji wowe urabivugaho iki? Okay, ku ya mbere ngo ni ubwigenge, ku ya kane ni ukwibohora, sibyo? Ese ku ya kabiri no ku ya gatatu ni iki? Ariko se ubundi mbaza akabazo k'amatsiko koko seriously
what is meaning ya konje ni iki? Ibi bintu nabyo biri too much colonial n'ibindi uyu munsi wa none turasa nkaho turi mu kwimika ubunebwe ku rwego tutaramenya. Akazi ukava umurimo ni kare, akazi ukavanye saa moya, nibura saa moya abantu batinyaga kwangirika ijoro ryose, sibyo? Ariko ikindi cya kabiri, abatekerereza umvanje ribanzo nyumve, abadutekerereza bazi ko igihugu kigizwe n'abakozi ba leta gusa. No, twebwe bamwe baratubuza kwikorera bank, ugasanga nta transaction zihari, uzi gufata iminsi ine nta bank centrale itakora ama transaction. Ubwo surambwira ko where are we going? Eske abadutekerereza mwebwe mubona ibyo bintu ari bizima? Ubu bunebwe muri mukumika baza bakuta ariko urumva tugomba gusamura umusaruro mbumbe uva mu kazi ka buri muntu wese, productivity ya buri wese ni ituma umusaruro mbumbe baho. This is not fair. Aina kantu bongeyeho nge numva ndume ngo ariko ngo imwe mu mirimo y'ingenzi zakora. Imirimo y'ingenzi itari ingenzi ni nuwuhi? Reka bavandimwe, reka tu, what's going on? No. Abana ikintu cyo kwibaza. Byari ikintu cyo kwibaza. Reka nkubwira Angeli. Ubushize ntitwabonye abarumbiye Rubavu bakabafata bari mu gusambanira ku mucanga. Ubu none bavuze n'amatike bari guhamagara abantu za Kigali ngo muhereze amatike kandi atari mwe mwabonye. Ubu ngubu noneho mukuri kw'Imana nakubwiza ukuri, genda utungeyo kamera ibyo ubona urumirwa cyangwa ahandi hose. Nyine umva ikibazo nyifite. Ese Minisitiri w'Umurimo niwe ubyibwiriza akabyikora ku giti cye? Simbiza ariko ngenda binenze rwose, nta nubwo mbyicuza kabisa. No please. Uzi ko wagira ngo turi nk'igihugu nka Swede, kuko bo barakoze bageraho baba barababona amafaranga, bafite amadepo, barimo barinjoyinga ko abantu nibura baruhuka bagatera akabariro bakabyara. Bo basigaye batanga n'ikiruhuko cyo kujya gukora imibonano. Ariko twebwe bandi uyu munsi wa none turacyafite ibibazo n'umwana w'utubazo n'ibindi, turatanga amakonje. Birabavuga ngo bajya kujistifia konje ngo uwo munsi ngo abantu bazabananiwe bagatuha kandi bananiwe bakora iki? Abantu ngo bajye kunywa inzoga. Bananiwe bakora iki? Bakoze iki? Ikiruhuko cyo kujya kunywa inzoga. Bayobozi bo mu burezi, mwebwe n'ubuhe butumwa mugenera abarimu basoje uyu mwaka bakaba bagiye mu biruhuko? N'ubuhe butumwa mugenera abarimu kugira ngo nibura bajye mu biruhuko babujyanye bazatangira undi mwaka bazi icyo baje gukora? Twavuze byinshi byari byo nkubaza, ariko buri hari ukuntu baza umuntu cyane ugasanga wenda nawe afite icyo ashaka kuvuga. Okay, urakuze cyane Mari kuri umwanya umpaye mu gusoza wenda muri amasegonda mu mpaye. Icyambere nuko tubwira abarimu rwose ko nk'igihugu tubashyigikiye kandi tubakunda. Ikintu gukurikirana ibibazo byabo byose nta na kimwe kivuyemo. Buriya niba ari ikintu dukurikirana cyane ni umwarimu wavuze ko yarenganye, turakurikirana kuzageza ku muntu wamurenganyije. Ibyo rero tubifite mu nshingano. Ikindi nuko tubizeza ko gushaka mutation transfer n'ibindi bizatanya n'ukwezi kwa 7 mu rwego rw'ikoranabuhanga, turagira ngo batangire begeranye ibyangombwa. Ikindi nuko tuzashyiramo abarimu mu myanya ku buryo ku itariki ya mbere z'ukwa 8 twifuza ko abarimu bazabamenya aho bazajya gukorera abashya, kugira ngo ukwezi kwa 9 gutangire abarimu bose bari mu turere twabo. Mu by'ukuri ni dufite ingamba uko imyaka igira birumvikanaho twagiye tunoza, ariko tunababwira gukomeza kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Murakoze cyane, reka tubashimire. Okay, Nzovu nawe ducanga amaga comedy, turabezi ko umenyerewe muri comedy kandi uzi gutanga comedy za danje, nawe ducanga amaga comedy kabisa. Niki kimera ku muntu ariko bitewe naho kiri kigahindura izina? Kimera ku muntu ariko bitewe naho kiri kigahindura izina? Ni igitsina. Igitsina ni umusatsi nyine. Ni umusatsi utukura ukunda ni kuba ahantu bita mu inzonya. Ibibazo by'ubwenge mu bibazo ahubwo ni ibiti ubwenge bugiye. Reka mbazizeho ko Nzovu yapfuye neza ubwonko bwe bayobora ufasha barabuvuguta. Nawe kiri kitubwira ku bantu b'iki gihe uko bameze n'imitekerereze yabo bimeze bite mu bantu b'iki gihe?
uzi ko mu gitondo umuntu yanditse warashima Imana ko uyu mwaka urangiye adasaze. Wanasara da wanasara uye wanasara none se amaye nka Kristo ariko se ugira ngo ibisazi niki none se niba umuntu ashobora gutinyuka urumva wowe ari ibintu mutazi niba umuntu ashobora gutinyuka sibyo tuvugisha ukuri hari imyanya twubaha y'abagore n'ibindi byose agafata atwite yibungesa umwana agafotora inda ye yambaye ubusa na yandaye agashyira ku karubanda nukuvuga ngo ubundi inda yawe ni yawe n'umugabo wawe bariya nuko ijambo nyaryo twirinda kurivuga nukuyanika urumva ugafata inda yawe ukayanika turabizi ntabwo ugeze utwereka bayigutera ntabwo dushaka kumenya inda yawe wowe uranika inda yawe yandikira abandi ibyo byose rero mwebwe mukabona nk'ibintu bimeze nko gutwika ariko ibisazi biba bitangiriraho. Uhawe ikaze rero twabanye muri iyi video utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo utazacikwa na video ikurikira kandi wowe wakoze subscribe komeza ukore share na comment ukore na like kugira ngo ukore niyo share kugira ngo n'undi mushya wese rutarageraho bibashe kumugeraho tujye tubana mu muryango mugari wa Ruhura Ubuzima TV ndabashimiye murakoze cyane.